Yesu ashimwe inshuti zanjye, nongeye kubasuhuza, mbashimira uburyo dukomeza kubana mu biganiro bikaba bica kuri channel, ku biganiro ducisha kuri channel yacu Ijuru Ntirikorerwa, channel ya YouTube. Mbasaba gukanda subscribe ku batari babikora, ujya kuri YouTube channel yacu Ijuru Ntirikorerwa, hanyuma ukande subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu byose. Ni ibiganiro bikomeza, ni ibiganiro dukomeza gutambutsa. Ubwo rero nagusaba ko waba umwe mu bakurikira channel yacu mu buryo buhoraho. Biroroshye, no kujya ugakanda subscribe, ubundi ikiganiro cyose dushyizeho ukajya ukibona ku gihe. Hanyuma mbibutsa ko tugira groupe ya WhatsApp, nayo yitwa Ijuru Ntirikorerwa. Kugira ngo uyigereho biroroshye, uranyandikira kuri WhatsApp kuri nimero 07844257 bitewe n'aho waba uri. Nanone ushobora kuba utari mu Rwanda, washyiraho rero plus cyangwa se akamenyetso ko guteranya 257 hanyuma uwo muvugana nk'uko bisanzwe ni Emile Nshimiyimana. Nkaba nyine ndi umuvugabutumwa bwiza udashingiye ku idini. Ibyo bivuze iki? Bivuze ko sindi kuguhamagarira kuza mu idini runaka, oya, kuko idini siyo yagupfiriye, ntabwo idini ariyo yakubambiwe, ntabwo idini ariyo nzira Imana yagennye yo guhuza abantu nayo, ahubwo Yesu niwe nzira, ni nawe kuri, ni nawe bugingo. Ndi umuvugabutumwa bwiza rero utaratumwe n'abantu, utaratumwe n'idini, ahubwo watumwe n'Imana gutangaza ubwiru bw'ubutumwa bwiza, ubwiru bw'inzira imwe rukumbi Imana yagennye abantu bari mu isi bakwiriye gukirizwamo. Ubwo rero ndashimira Imana cyane kubw'uyu mwanya iduhaye kugira ngo tuganire. Ntabwo nyine nanone uyu mwanya ari umwanya tuba dufite igihe cyose, hashingiye no ku zindi gahunda nyinshi Imana naziba yemeye ko dukwiriye gukora, ariko nanone yitanze uyu mwanya tuwufata nk'umwanya w'icyubahiro tukawushimira Imana. Ariko ngushimira nawe udukurikira aho uri hose ku isi yose. Ndabizi ko mudukurikira muri mu bihugu bitandukanye. Nawe ndagushimira cyane umwanya utanga cyangwa se umwanya ufata kugira ngo tubane mu biganiro, umwanya w'ijambo ry'Imana, umwanya ukomeye, kuko ijambo ry'Imana niryo ribeshaho byose, niryo rirema n'ibitariho bikabaho bivuye mu ijambo ry'Imana. Ubwo rero iyo ufashe umwanya nk'uyu kugira ngo ukurikire ijambo ry'Imana, turisangire, mu by'ukuri nanone nawe nkwiriye kubigushimira, ariko ngusaba ngo ntukihereranire ijambo ry'ubutumwa bwiza, kuko ari ijambo isi yose ikeneye kugira ngo ukizwe naryo. Nta kindi ab'isi bazaboneramo umukiro keretse ijambo ry'ubutumwa bwiza, nk'ijambo rifasha umuntu kongera guhura n'Imana, kongera kubana n'Imana, kongera gusabana n'Imana, ari nacyo umuntu yatakaje. Ndamutse rero nihuse, ijambo ry'uyu munsi turisanga muri Yesaya 57 umurongo wa 21. Yesaya igice cya 57 umurongo wa 21. Ni ijambo rivuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha, niko Imana yanjye ivuga. Mu by'ukuri iri ni ijambo
rinini, ni ijambo rigari, ni ijambo ririmo byinshi abantu bakwiriye kumenya. Ese mu by'ukuri iyo Bibiliya ivuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha, niko Imana ivuga. Ese abanyabyaha bavugwa ni bande? Ese ni iki kibuza umunyabyaha amahoro? Mu by'ukuri nk'uko twagiye tubibona mu biganiro byatambutse, twagerageje gusobanurira abantu icyaha icyo ari cyo, cyangwa se igituma umuntu aba umunyabyaha ku Mana icyo ari cyo. Mu by'ukuri hari byinshi abantu baba batekereza, ariko mu by'ukuri bitari byo. Umuntu agatekereza ko aba umunyabyaha akuze, amaze kugera ku myaka runaka, atangiye kumenya kubeshya, kwiba, kurakara n'ibindi. Ariko ntabwo ari bwo umuntu aba ahindutse umunyabyaha, ahubwo byose ni ibimenyetso by'icyaha. Umuntu yahindutse umunyabyaha biciye mu gicumuro cya Adamu. Adamu wumviye Satani, hanyuma akokoza inyoko muntu yose imukomokaho ubuzima bw'icyaha, cyangwa se ubuzima bwo kutumvira Imana. Ariko ibyo bikanangana no gucirwaho iteka kw'inyoko muntu yose, kubera ko hari icyaha ku Mana haba hari urupfu. Nk'uko Imana yari yarabwiye Adamu ikamubwira ngo nkwemereye kurya ku biti byose byo mu ingobyi, keretse igiti kimwe cy'ubwenge bumenyekanisha ikibi n'icyiza, ati umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ubwo rero nk'uko twabirebye, nta kindi giti yabujijwe, ntabwo ari itunda nk'uko benshi babivuga, ntabwo ari ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo mu by'ukuri icyo giti cyavugwaga ni Satani, cyangwa se n'uwo mwuka wa Satani, kuko Satani nawe ni umwuka. Ni uwo mwuka yabujijwe kwakira, ni uwo mwuka wo kumenya icyiza n'ikibi, umwuka wo kwigenga, umwuka wo kubaho umuntu yimenyera ubuzima, umwuka wo kubaho umuntu adakeneye Imana. Kuko urumva niba umuntu amaze kumenya ubwenge bw'icyiza n'ikibi, urumva nawe ashobora kwimenyera, ashobora kwikorera, ashobora kwigenga, ashobora kwibeshaho. Ngicyo rero ikintu Imana yari yarabujije umukurambere wacu. Yaramubwiye ko adakwiriye kumva Satani, adakwiriye kwakira ubwo buzima bwa Satani, ari nabwo bwakuye Satani mu ijuru, kuko nawe mu ijuru yashatse kwigereranya n'Imana, ashaka kugaragaza ko nawe yamera nk'Imana, cyangwa se ibyo Imana yakora ko nawe yabikora, cyangwa se ndetse ko yakora byiza kurenza n'ibyo Imana yakora. Byatumye rero Imana imumanura mu ijuru, kubera ko Imana yacu ni Imana ikomeye, ni Imana itangaje, ni Imana ifuha, ni Imana idashobora kwihanganira ikindi kintu cyose cyakugaragaza nk'Imana imbere yayo, cyangwa se ikigirwamana. Ubwo rero Satani ayishatse mu by'ukuri kwigereranya n'Imana, byasabye akamanurwa mu ijuru. Ariko ageze mu isi nanone, uwo mwuka yaramanuye niwo yashyize mu muntu, umuntu nawe ashaka gusa n'Imana. Ibyo rero mbega ngo ibyo umuntu akora nabyo bibe byagaragara nk'aho bimeze nk'ibyo Imana yakora. Ubwo ni icyo ngicyo umuntu yagabaniye muri Adamu, kivuye ariko kuri Satani. Uwo mwuka rero umuntu yagize niwo mutandukanije n'Imana, kuko nanone ntabwo umuntu yabana n'Imana kandi nawe yifitiye ubwenge bw'icyiza n'ikibi. Ubwo rero Imana yari ikeneye umuntu mu by'ukuri yabana nawe, ariko uwo muntu akabaho abeshejweho n'Imana gusa. Umuntu akabaho atari we wimenyera icyiza n'ikibi, ahubwo akabaho amenyerwa byose n'Imana. Ibyo rero umuntu ntiyabishimye, ahubwo yashimye ko nawe yagira ubwenge. Ibyo rero akaba ari byo yabwiwe na Satani, kandi nawe akabyemera. Yamara kubyemera rero bikaba bimugize uwa Satani mu by'ukuri, ndetse ari nako gutandukana n'Imana kwe. Ubwo rero nkavuga nti ngiki icyaha
cyangwa se ngo bw'ubugomeramana. Ibyo umuntu akora byose rero yaramaze gutandukana n'Imana gutyo, byose ni ibyaha, niyo byagaragara nyine nk'ibyiza imbere y'abantu, cyane ko twabonye ko mu giti umuntu yariyeho harimo n'ibyiza. Ubwo harimo ibyiza n'ibibi rero, n'ibyiza umuntu yakora nabyo ni bibi, ntaho bitandukaniye ku Mana, niyo byagaragara nk'aho ari byiza imbere y'abantu ariko byose ni bibi, biri mu gatebo kamwe. Icyo rero cyatumye mu by'ukuri Imana ijugunya umuntu kure. Umuntu nyine abaho ubuzima bwa wenyine, umuntu abaho ubuzima bwo kwirwanaho, ubuzima bwo kwigenga, ubuzima bwo kwibeshaho, ubuzima bwo kwimenyera kimwe cyose. Nibwo buzima rero bubi isi yose yinjiyemo. Umuntu amaze kubura Imana atangira kuvumbura ibyo kumubeshaho, na niryo terambere nyine tubona. Umuntu wicara avumbura, areba ko hari ikintu mu by'ukuri yakora kimuvuyemo, cyane ko aribwo bwenge nyine yamenye bwo kugira ibyo yakora nawe, noneho icyo yakora akaba ari cyo cyamuhindukira umunezero, kikamuhindukira amahoro n'umutekano n'ibyishimo. Ibyishimo yatakaje amaze gutakaza Imana. Imana rero niyo yabigennye ko umuntu atazigera agira amahoro, kubera ko amahoro y'umuntu yarakwiye kuva ku Mana gusa, ariko amahoro umuntu ayashakira mu by'isi, ashakira mu mirimo y'intoki ze, ayashakira mu byo noneho nawe yikorera. Mu by'ukuri rero akaba ari ko kwa kwigenga k'umuntu. Ubwo rero Imana ikaba itashobora kuzigera yemera ko umuntu abaho atekanye yibeshejeho, kuko bigenze gutyo umuntu noneho yaba agaragaje ko noneho ibyo Satani yamubwiye byari ukuri, kuko noneho yaba agaragaje ko bwa buzima bwo kutumvira Imana ahubwo bwavuyemo kumvira Satani, kumbi bwaba bwaravuye mu imbuto nziza zihesha umuntu amahoro. Niyo mpamvu rero ibyo umuntu yakora byose n'imbaraga ze zose n'ubwenge bwe bwose, ibyo umuntu azavumbura byose, ibyo yavumbuye kugeza ubu n'ibyo azavumbura ejo n'ejo bundi kugeza isi irangiye, nta kintu na kimwe umuntu azigera akora kivuye mu bwenge bwe no mu mbaraga ze ngo kimuheshe amahoro. Ubwo rero nkavuga nti ahubwo amahoro aboneka ryari? Amahoro aboneka iyo umuntu yongeye kugaruka ku Mana, umuntu akongera akizera Imana ye, agasanga Imana mu by'ukuri biciye muri Yesu Kristo, akamanika amaboko akagaragaza ko, cyangwa se akemerera Imana ko nta cyiza kimurimo cyahinguka imbere y'Imana. Uwo ni nawe utsindishirizwa nk'uko twagiye tubivuga kenshi. Imana ikamwemera ariko imubazeho ubutungane bwa Yesu Kristo. Iyo imaze kukwemera rero, uba ugarutse mu biganza by'Imana, uba uvuye mu kwigomeka no kwishakishiriza no kwishugurikira, ahubwo ukaba wongeye kugaruka ku Mana kugira ngo ubeshweho n'Imana. Uretse kuguha ubugingo buhoraho biciye muri Yesu Kristo, ariko n'imibereho yawe yose isigana noneho igengwa n'Imana, ukongera ugatuza. Umunezero wawe ntuve mu by'isi ukava ku Mana, ibyishimo byawe ntibive mu by'isi bikava ku Mana, amahoro yawe ntave mu by'isi akava ku Mana, ubuzima bwawe ntibuve mu by'isi bukava ku Mana, umutekano wawe ntuve mu by'isi no mu bisi ahubwo ukava ku Mana. Iyo niyo mahoro, ubwo nibwo buzima, ubwo nibwo kubaho umuntu abeshejweho n'Imana kandi by'iteka ryose. Ubwo rero nta mahoro y'umunyabyaha, ahubwo amahoro yabonewe gusa ku musaraba biciye mu rupfu Yesu yapfuye, ahaniwe ibyaha byacu byose, azutse. Imana ibihamije ko duhindutse abere, tubazweho kubera kwa Yesu Kristo. Imana ishimwe rero kubw'amahoro yazanishije umusaraba wa Yesu, ariko kandi Imana ishimwe ku bwa benshi bakomeje kugerwaho n'ayo mahoro biciye mu butumwa bwiza. Amahoro rero abe ku bizera mwese aho muri hose, none n'iteka ryose. Amen.